Ashimwe mukozi w'Imana isumba byose, tunejejwe n'Imana kukubona uza hano kuri Betfage TV, kandi nzi ko utaje wenyine, uzanywe n'umwuka wera cyangwa se uri kumwe n'umwuka wera. Ibigaragara tugwaye ikaze kuri Betfage TV kugira ngo utugezeho amakuru Imana igwaye kutugezaho. Tugwaye ikaze, karibu. Murakoze cyane, nishimiye kubana namwe uyu munsi. Narabyifuje kenshi, ariko uyu munsi Imana yabisohoje. Umwuka w'Imana wanjeho undarikira kubana namwe kuri Betfage TV. Imana ibaho umugisha. Noneho abo tugiye kubana nitwa Germain, umukozi w'Imana ateranira kuri ADPR Nyarutarama. Nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Imana iduhane umugisha. Amen. Bwire ngo iyi Imana ishobora kukwambutsa ishobora kukwambutsa aho abana b'abantu bari bazi ko ariho bagutegeye. Imana itegura ntawe uyigishije inama, ariko abana b'abantu bo badutega babashije kugisha inama abapfumu bagenzi babo. Ariko kubera ko Imana itandukanye n'abapfumu, ikoresha imbaraga zibona kurenza iz'abadayimoni, ndagira nkubwire ngo iraje ititaye kuwuriwe. Sinzi uri wowe uri kureba iki kiganiro, sinzi agacurimo, wenda uriheze, wenda urishimye, wenda uguwe neza mu bijyanye n'umubiri w'isi, ariko ndagira ngo mbwire ngo imbaraga z'Imana nizo zigiye noneho gutuma ugubwa neza kurenza iby'abana b'abantu batekerejeho. Ndagira ngo mbwire, kuva wavuka ntabwo inkomoko yawe ari uko batayigendagaho, ariko kubera yuko dufite inkomoko ku Mana, niyo mpamvu n'uyu munsi uriho ushobora kuba uri no muri serumu, ariko hari abamaze gutaha. Komera wizere Imana igiye kukwambutsa ubwo burwayi. Sinzi uburwayi urwaye, ariko nizeye Imana. Sinzi ikibazo kikuhangayikishije mu mutima, ariko iyera ya Isiraheli ndagira ngo mubwire ngo iragicosheje mu izina rya Yesu. Haga tuza wumva Imana, ndumva Imana ikorera muri njye, ndumva umwuka w'Imana umanukira ku buzima bwawe. Ndagira ngo mubwire ngo wowe uri mu bitaro, uri guhumeka umwuka, uzi ko ari uwa nyuma, Imana yohereje umumarayika w'umudokita uhagarariye abadokita mu isi no mu ijuru, aje kukomora icyo gikomere urwaye. Amen. Sinzi igihe ukimara, sinzi igihe umaze ku gitanda, wenda n'imyaka, wenda n'amezi, wenda n'umunsi, ariko Imana ikomoye igikomere cy'uburwayi, haba ari ku mutima ndetse haba no ku mubiri. Umwuka w'Imana umanukiyeho, urambwiye ngo wenda urwariye mu rugo, wabuze ubushobozi bwo kwivuza. Umwuka w'Imana uravuze wenda uri mu bitaro bihenze, ariko umwaka urashize ubiryamyemo. Wenda uri mu bitaro biciriritse, ariko ari abantu barwariye muri hopitale zikomeye bamaze gutaha. Sinzi imba uri kubyumva, ariko uracyari guhumeka. Ndagira nkubwire ngo umwuka w'Imana umanukiye muri iki kiganiro, urambwiye ngo ikomoye igikomere cy'uburwayi. Haleluya! Sinzi niba ari ibitererano bikumajije iminsi ku nkeke. Sinzi niba ari igikomere cy'impanuka kikumajije iminsi ku nkeke. Sinzi niba ari igikomere kigukomerekeje ku mutima. Vugira Imana, vugira Imana. Umwuka w'Imana urambwiye ngo mubwire ngo urakomoye mu izina rya Yesu. Ese uri umugabo, uri umusore, uri umukobwa, uri umwana muto, uri urubyiruko, umwuka w'Imana urategetse ngo ongera ubeho.
wari wihebye uri guhumeka umwuka wa nyuma mukama dusenga Imana wari wihebye uri kubisi izera Imana wari wihebye kutazashyira umugongo izera Imana wari wihebye kutazabona ibyo kwambika urwo ruhinja watwise izera Imana haleluya wari wihebye kutazabona igikoma izera Imana wari wihebye kutazabona nayo kugura agasombe izera Imana ndagira mubwire ngo ari abantu bano hanze bamena agasombe agira mubwire ngo ari abantu hano hanze bagaburira inyamimbwa ariko kuko umwuka w'Imana ukumanukiyeho akira kurya mu izina rya Yesu ufite kwizera guturutse ku Mana kubera ko kwizera guturutse ku bana b'abantu kujya kurangira ariko uguturutse ku Mana kugiye kugira ikintu kurema ku buzima bwawe Mana ishimwe turafatikanya Mana ishimwe tuze gusenga nukuri wari wihebye nukuri wari ubabaye nukuri wumvaga n'abaturanyi batanu amen haleluya Imana ishimwe ko yabanye natwe muri uyu mwanya wo kubana natwe mu mutima w'ihumure ndagira nkubwire ngo ijoro ry'ihumure rimanukire ku buzima bwawe hari abantu benshi bihebye ndetse hari abantu bihebye ndagira ngo mbabwire ngo nimuhebure umutima wanyu kubera ko Imana iri kumwe nawe hebura umutima wawe kubera ko Imana iri kumwe nawe kuva wavuka sinzi imyaka ufite ariko kuba uriho si uko bataguteze si nuko batakuruze si nuko batakuba hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu masa hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu masa hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu masa izo mbaraga imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu masa izo mbaraga zimirizi n'imbaraga zose wabonye izo imbaraga zituma ababyeyi babyara bagaheka izo mbaraga zikiza uburwayi bwose bwakomeye bukoroha izo mbaraga z'Imana ziramanutse zimanukiye wowe wihebye urakomeye ziramanutse zimanukiye wowe uri kubise zitaze kubyara zo mbaraga zimanukiye wowe wihebye ubabaye
zamanutse zikoze igitangaza gikomeye. Imbaraga zimanukiye wowe wabuze ubukode. Irabisoje yari yaragusezeranyije kuzaba umuntu ukomeye. Mu muryango urakomeye birasohoye. Haguruka ujye juru dutambira Imana kubw'izo